Tubahaye ikaze mu gice cya kabiri cy'inkuru y'urukundo, amarira n'amaraso. Ibyo Isabella yabivugiye mu mihango yo kurangiza amasomo yabo mu yitwa Bilikanasi. Ibyo ni byo buri wese yari yiteguye kugeraho. Ibyishimo byabo byaje kurangira nyuma y'ibyumweru nka bibiri nyuma yaho, aho mushiki wa Wilbert Elizabeth wabaga mu mujyi wa Michigan muri Amerika yohereje ibaruwa ibamenyesha ko yari amaze kubonera ishuri Wilbert muri icyo gihugu abamo, kandi ko agomba guhaguruka bidatinze akajya muri Amerika. Nk'uko byamugendekeye Imelda, Wilbert nawe aho kwishima yatangiye kurira yanga kugenda, ariko kubera impamvu za se wamuhase kugenda nta kundi yari kubigenza, yahise abyemera. Isabella we yakomeje kumuririra. Byari bibabaje gutandukanya abantu babiri bakundanye bene ako kageni. Ati nzagukunda kugeza gupfa Wilbert. Undi ati nanjye nuko, ndagusabye tujye dutumanaho. Arongera ati nzajya nkoherereza ibaruwa buri munsi. Undi ati ndagusabye gerageza gukora utyo nshuti nziza. Muri Amerika, Wilbert yinjiye muri kaminuza ya Michigan State kwigira diplome ya mbere mu by'amategeko nk'uko yari yabyigiye muri kaminuza ya Dar es Salaam. Itumanaho hagati yabo ryakomeje ku buryo bunogeye bombi buri munsi. Nta munsi n'umwe wahise batandikiranye mu mabaruwa, ubundi ndetse bakanavugana kuri telefone. Urukundo rwabo rwakomeje gusagamba uko iminsi yagendaga yicuma. Kubatandukanya ntacyo byagabanyije. Abahungu benshi bakomeje gusirisimba kuri Isabella mu ishuri, ariko nta n'umwe yabonye wamwibagiza Wilbert. Ahitamo kwicecekera. Yiyemeje ko nta muhungu wundi waboneka ufite uburanga bwiza nka Wilbert, utari hafi y'amaso n'umutima uba kure. Nyuma y'amezi make itumanaho hagati yabo ryarahagaze. Bageze muri Australia, Imelda yatangiye kwiga muri kaminuza ya Queen Elizabeth ibijyanye n'impuzamubano w'amahanga. Yakomeje guhora atekereza Wilbert ageze muri iryo shuri, ndetse no kumwandikira kenshi na kenshi amabaruwa. Akomeza kumwinginga ngo abe yamwegukira akamukunda, ndetse byakabya akaba yanamurongora. Ati sinzemera kurongora undi mukobwa utari njye. Icyo gitekerezo mu mabaruwa amwe ya Imelda nicyo cyashekeje cyane Wilbert, kuko atigeze atekereza ko yarongora umukobwa ufite uburanga bubi nk'ubu. Aragira atubanza Imelda yafashwe n'ibisazi. Ageze muri Australia, Imelda hari aho yasomye ko Isabella yegukanye ikamba ry'indakemwa mu bwiza muri Tanzania. Ntibyamushimishije habe na gato. Ntiyigeze akunda Isabella kuko yari azi neza ko ari we umubangamira. Wilbert akaba yaranze ko bakundana. Yari yaramenye ko amarushanwa y'indakemwa mu bwiza ku isi yose mu mwaka ukurikiyeho azabera muri Australia mu mujyi wa Sydney aho atuye. Ati murabona cya kimaraya nanone kinkurikiranye iyo nibereye, kireke kirakurikira urupfu rwacyo. Imelda niko yatekerezaga. Ubwo yahereye ko azimya imashini ye asohoka mu ishuri. Ntiyongeye kwifuza kwirirwa aho mu ishuri uwo munsi. Yahereye ko ataha iwabo mu rugo, yifashisha ko yumva arwaye ajya kuryama. Ubwo yahaboneye umwanya munini wo gucura imigambi mibisha mu mutwe we. Yashakaga uko yakwicisha Isabella, ariko bikaba bimusaba kuba afite amafaranga ahagije. Nta hantu handi yari yizeye kubona ayo mafaranga uretse kuba yayiba se. Icyo yashoboye gukora bukeye bw'uwo munsi, yagiye kubonana n'ukuriye umutwe w'abicanyi. Uyu ni umutwe w'ibyihebe b'inkurumogi bo muri Australia. Icyicaro cyabo gikuru kikaba mu mujyi wa Sydney. Yababajije ibihembo basaba
byo kwica umuntu bamubwira ko ari amadolari 5,000 kandi bikaba ngombwa kuyatanga mbere yo gutangira igikorwa cyo kwica. Ubwo yasubiye mu rugo afata ikarita ya se afatiraho amafaranga muri banki, aherako ajya kubikuza amafaranga amadolari 5,000. Avuyeyo yakomeje inzira ajya kuyishyura abishe. Amaze kubishyura yabasobanuriye uwo ashaka kwica, uko ateye n'ibindi byose bazaba bakeneye kugeza apfuye. Yabasobanuriye ko uwo mukobwa ari mu nzira aturutse Tanzania, akaba aje muri Sydney mu marushanwa y'abahatanira ku mwanya wa nyampinga mu bwiza ku isi yose. Bati kuki ushaka kumwica? Arabasubiza ati mwe mukora icyo mbabwiye nta kindi mumbaza. Bati urashaka ko apfa ryari? Ati ndashaka ko apfa mu ijoro ry'amarushanwa y'isi yose ya nta makemwa mu bwiza. Barongera batutwereke gusa uwo mukobwa, ahasigaye akazi karikora. Umukuru w'abishe witwaga Cox nibyo yavuze. Umunsi ugeze wo guhatanira umwanya w'indakemwa mu bwiza ku isi yose, Imelda nawe yari yahasesekaye ari mu cyumba cy'ibirori muri Sydney Super Bowl hamwe n'ibyihebe bye 3 by'abishe. Yarambuye ukuboko kwe abatungira agatoki Isabella buri kanya aho yahitaga imbere yabo mu cyumba cy'ibirori. Ati ndamwangaye, icyo nshaka nuko apfa. Imelda yabivuganaga uburakari. Ibyo byihebe ariko byo byumvaga bifitiye imbabazi Isabella. Bari bazi neza ko nyuma y'amarushanwa azaba atakiri ku isi. Nyuma yo gutangaza abatsinze mu marushanwa y'uwo munsi, Isabella nawe akegukana intsinzi y'indakemwa mu bwiza ku isi yose. Bya byihebe 3 by'abishi byarasohotse bijya guperereza ngo bamenye neza imodoka nta makemwa aza kugendamo. Barayiberetse baranuma. Umwe muri abo bishi yakuye ikintu mu modoka ye kijya gusa na bateri y'isaha, acyomeka inyuma ya ya modoka nta makemwa aza kugendamo. Yaravudutse yirukira hirya y'umuhanda nko muri metero 200, aho bari basize bahisha imodoka yabo nini yo mu bwoko bwa Ford, nayo ayambika ikindi kintu gisa na cya kindi cy'iyambere. Ubwo atangira kwigisha shoferi wari muri iyo modoka uko ari bubigenze nyuma yaho. Ati niwumva iki kintu kize ku modoka yawe gitangiye gutaka, umenye ko iyi modoka irimo nta makemwa itangiye guhaguruka. Kirakomeza gutaka kugeza aho bakwegereye, ndetse n'itara ritukura riri bwake ikugeze hafi. Ubwo urayibona imbere yawe nawe. Ahasigaye nawe uratse imodoka yawe n'umuvuduko mwinshi, ugakubite igitsiburira ako kamodoka ukagonge. Urumvise? Ati ndabyumva bwana. Uko niko byagenze. Imodoka ya nta makemwa yari itwaye Isabella imaze kwegerana na ya modoka y'ibyihebe by'abishi, yaragonzwe nabi cyane. Isabella ajugunywa hanze aciye mu kirahuri cy'imbere ya shoferi. Imelda nawe yaje akurikiye izo modoka mu yindi modoka. Abonye iyo mpanuka ibaye, aho kubabara we yarayogeje. Amaze kugera hafi yabo, yabonye umusore w'umunyafurika ateruye Isabella mu maboko ye. Ati mbese ni wowe Wilbert? Undi ati uko ubibona ni njye. Isabella niwe wabaye Miss World, ariko yahise agwa mu isanganya y'impanuka mbi. Umfashe wowe kabyara we. Ubwo nuko Wilbert yifashishaga Imelda ngo amufashe kurokora Isabella. Imelda yatangiye kwiriza bagire ngo ababajwe na Isabella wakomeretse. Inyuma yerekana ko babaye, ariko mu nda urwango rusya amwifuriza kwabo. Yafashe telefone ye ngo bagire ngo aratabaza kuri polisi, naho we yari yabigize nkana kuko yari yayijimije kare. Ibyo icyo yabikoreye yagiraga ngo arindagize Wilbert yibwire ko afite gifasha hafi ye, ariko ntibyabujije ko imodoka ijyana indembe
ihagoboka nyuma y'iminota nk'ibiri. Isabella hamwe na Miss Slovenia uwo bari kumwe muri iyo mpanuka babinjije muri iyo modoka babageza bwangu mu bitaro bikuru by'umujyi wa Sydney. Iyo mpanuka ntiyari nk'izisanzwe, ahubwo wagira ngo naho bateguriraga icyunamo. Buri muntu wari aho wabonaga afite agahinda kavanze n'umubabaro. Abandi benshi wasangaga amarira abatemba mu maso n'ibimwira mu mazuru, cyane cyane nk'abo mu gihugu cya Tanzania. Ikamba rya nta makemwa ryari ritakigezeyo. Ijwi riti indakemwa mu bwiza ya Slovenia yapfuye, indakemwa mu bwiza y'isi yose we aracyahumeka, ariko ubwonko bwe bwajanjaguritse nabi. Umuganga w'umuhanga yarabapimye bombi atanga igisubizo atyo. Ijwi ritariko se bivuga ko agiye gupfa nawe? Wilbert abaza atyo muganga, naho Imelda amuri inyuma yiriza ndetse akerekana ko ari wubabaye kurusha Wilbert. Buri kanya wabonaga ahobera Wilbert yerekana ko amuhuganza ngo adakomeza kubabazwa na Isabella, naho we ariyumviriraha abonye yegeranije umubiri we n'uwa Wilbert. Mu mutima nama we yumvaga yishimiye igikorwa cye cyatunganijwe uko yabishakaga ngo Isabella apfe asigarane na Wilbert amwigarurire. Bukeye bw'uwo munsi ababyeyi ba Isabella basesekaye mu mujyi wa Sydney. Bageze mu bitaro basanga umwana wabo atacyumva uvuze, nubwo umutima we wateraga neza bwose. Nta wari wizeye ko Isabella ashobora kuzakira bibaho. Nyina wa Isabella byaramurijije cyane. Imelda yageragezaga kumuhoza ariko bikaba iby'ubusa, kandi wajyaga kumenya ko ari Imelda wateguye iyo mpanuka afite umutima w'ubunyamaswa. Ati mama ntubabare cyane, ibyo ni ko Imana yabishatse. Undi ati ni koko mwana wanjye, ariko birababaje, umwana wanjye yitondaga cyane. Hashize icyumweru cyose Isabella atiyumva. Abaganga nabo bakomeza kuvuga ko azakomeza kumera atyo igihe kirekire, ubwonko bwe buzagenda bukira buhoro buhoro. Icyo gisubizo bagitanze nyuma yo kumutunganya mu bwonko no kumuhanaguramo umwanda w'amaraso yari amaze kuvurira mu mutwe we. Wilbert we buri munsi yabaga yihebye afite agahinda. Yariraga ijoro n'amanywa kugeza aho amarira akama. Byageze aho abaganga bamukumira kwinjira mu cyumba Isabella yari arwariyemo, kuko yabonaga imashini zimufunzeho zimufasha guhumeka, akihanukira mu kurira. Buri munsi yibazaga ukuntu ashobora kuba yavugisha Isabella akumva icyo amubwiye. Icyo gitekerezo yaragikomeje kugeza aho yibuka icyatuma Isabella akanguka. Mu mwanya wo gukomeza gukoresha imiti yonyine, hakagombye kubaho indirimbo nziza mu zaririmbwe n'umuhanzi Whitney Houston, kandi imwe ikaba ari mu zo Isabella yakundaga kurusha izindi. Iyo ndirimbo yitwa All at Once. Igihe cyose Isabella yumvaga bayiririmbye, kabone niyo yabaga afashe igitabo yagishyiraga iruhande akabanza kuyiherekeza kugeza irangiye. Ati namara kumva iyi ndirimbo itangiye, ndumva ari bukanguke ndabyizeye. Wilbert yabitekereje atyo. Mu kanya asohoka yiruka agana ku kaduka kari hanze y'ibyo bitaro kugura akaradiyo kaseti gato hamwe n'ikanda ya Whitney yarimo iyo ndirimbo. Ahita agaruka mu bitaro ayizanye, arayitunganya, arangije ka karadiyo agafungaho umugozi wumvirizwa mu matwi, awambika Isabella mu matwi. Birangiye afungura yakanda, indirimbo itangira kumvikana buhoro buhoro mu rurimi rw'icyongereza bivuga ngo All at once, I finally took a moment and I'm realizing that you are not coming back, and it finally hit me all at once, all at once. I started counting teardrops and at least a million fell. My eyes began to swell and all my dreams were shattered all at once. Inyikirizo ikagira
It ever since I met you, you are the only love I've known, and I can't forget you, though I might face it all alone. All at once, I'm drifting on a lonely sea, holding on to memories, and it hurts me more than you know, so much more than it shows all at once. Mu Kinyarwanda bisobanura ko byose icyarimwe. Nyuma yaho nabonye akanya ko kwemera ko utazagaruka. Ibyo bimbabariza icyarimwe, byose icyarimwe. Natangiye kubara ibitonyanga by'amarira agera kuri miliyoni ugereranyije. Amaso yanjye yari atangiye kubyimba. Indoto nazo zizimira icyarimwe ako kanya. Inyikirizo ikagira iti kuva tubonanye ni wowe wenyine nshuti nziza mfite, ni wowe mukunzi umwe gusa nzi, kandi sinshobora kukwibagirwa nubwo binsaba guhangana njyenyine. Byose icyarimwe, ndashambagira mu nyanja njyenyine, nifuza ko nibura wagaruka iwanjye. Icyo nicyo kiruta byose muri aka kanya. Byose icyarimwe, ndashambagira mu nyanja njyenyine, nkomeza no kukwibuka bituma mbabara birenze uko ushobora kubyiyumvisha, ndetse kurusha nuko bigaragara. Byose icyarimwe. Ijwi riti ha, aramwenyuye. Wilbert yariyamiriye avuza urwamu, aho aboneye Isabella atangiye kumwenyura, amenyo ye ari hanze. Yiteye hejuru akomeza kogeza, abonye kuri Isabella utajyaga yikoma. Noneho yongera ijwi rya ya ndirimbo yarimo kuririmbwa kugira ngo Isabella akomeze kuva mu bitotsi by'urupfu yarimo. Nta wajyaga kwemera ko Isabella yatangiye kumwenyura aseka. Byabaye nk'inzozi. Wilbert yakomeje kwitera hejuru, yerekana ko abonye intsinzi. Igitekerezo cye cyari kimaze kubyara umusaruro mwiza. Indirimbo ya Whitney Houston yari imaze kumugarura mu buzima. Umukobwa umwe Wilbert yakundaga kuruta abagore bose. Yarongeye azamura ijwi ry'iyo ndirimbo, ndetse nawe atangira kuyiririmba mu kanwa ke. Yibwiraga ko niba Isabella yumvishije ijwi rye ari buhaguruke akicara ku gitanda cye, nibura ubwo bikaba iherezo ry'ububabare bwe. Ise na nyina ba Isabella baramuhobeye cyane Wilbert, babitewe no kwishima. Bemeye ko bitajyaga gushoboka iyo Wilbert atazana icyo gitekerezo no kugishyira mu bikorwa acuranga. Umwana wabo ntiyajyaga kumwenyura. Isabella mu kumwenyura yerekanye ubwiza bwe bwose. Utwenge mu matama ye n'amenyo ye yera de byaragaragaraga. Byabaye ibyishimo bikomeye mu cyumba barimo. Bose uko ari batatu, ni ukuvuga se na nyina na Wilbert, barapfukamye barahumiriza basenga Imana. Bibwiye ko wenda nibahumura amaso yabo basanga Isabella ageze ku rundi rwego rwo kumva kurushaho, ndetse wenda akaba yashobora kuganira ku magambo make. Bamaze kubumbura amaso yabo, basanze Isabella arangaguzwa hirya no hino muri cya cyumba barimo basenga. Ibyishimo byabo byariyongereye, ariko mu mwanya bataragira icyo bakora kindi, baratangaye babonye umubiri wa Isabella utangiye gukanyarara, ajya imunamu, atangira gusambagurika, naho amaso ye yamugiye mu mutwe. Yasaga n'umuntu ugwa igicuri, ahirita nk'inyana. Bikanganye ku bari mu cyumba kimwe nawe. Isabella yongera guhwera. Wilbert yongera gutangira amarira. Ibyishimo bye byose birayoka. Ati muforomokazi dutabare, Isabella amerewe nabi kurushaho. Wilbert yavugije urwamo atabaza umuforomokazi wari mu biro byabo. Aza yiruka nawe akurikiranira hafi ibyari bihindutse kuri Isabella. Ntiyirukiye kubaza icyari giteye ubwoba abamuhamagaye, ahubwo yafashe telefone atangira gutabaza muganga. Ati muganga, turagukeneye hano, hari ikibazo cyihutirwa cyane. Muganga atuti iki? Muganga yarababajije yerekana ko atabyumva. Bati ikibazo cyihutirwa. Umuforomokazi yasubiyemo arongera
amusobanurira uko byose byagenze kuri Isabella. Muganga nta mpaka zindi yagize, nubwo yari mu modoka ye bwose agana mu mujyi bisanzwe, yarakomeje agana mu cyumba cy'ibitaro. Mu cyumba Isabella yarimo yahawe ibisobanuro bihagije ku cyabatangaje. Arababaza ati yigeze kumwenyura? Bati ni koko, si no kumwenyura gusa ahubwo yanarambuye n'amaso ye. Wilbert niwe wasubije muganga atyo. Muganga ati niki cyatumye amwenyura? Bati mbere yuko akomereka Wilbert ati mbere yuko akomereka yakundaga indirimbo yitwa All at Once y'umuhanzi Whitney Houston. Ubwo byatumye njya kuyigura n'akaradiyo gato n'akagozi ko kumviraho ushyize mu matwi ku iduka ry'ikanda za muzika hano mu mujyi. Ubwo ngeze hano mu cyumba cye nahise nkamwambika, ntangira gufungura umuziki kugira ngo awumvire mu gutwi kwe. Mbikoze ntyo nabonye atangiye kumwenyura no kurambura amaso. Hanyuma yaho gato umubiri we wongeye kuboherana, ajya imunamu nk'umuntu ugwa igicuri, ubwenge bwongera kubura. Wilbert yakomeje kubisobanurira muganga utiyumvishaga ukuntu Isabella ashobora kumwenyura no kurambura amaso ye, kuko bitari byoroshye kuri Isabella wakomeretse mu bwonko mu mpanuka yabaye. Ati iyo radiyo iri he? Undi ati ngiyi iruhande ku musego we. Ati ngaho nyereka. Muganga yasabye Wilbert ko ayimuzanira. Ati akagozi kayo kari he? Undi ati kari hano. Ati ngaho ongera umwambike mu matwi ye turore. Muganga yasabye Wilbert ko yongera kubikora nka mbere. Birangiye noneho muganga atangira gufungura buhoro buhoro umuziki, agira ngo yitegereze neza ko ibyo bamubwiye ari byo koko cyangwa bamubeshya. Nubwo bakomeje gufungura muzika birengeje urugero, ntibyatumye Isabella yongera kwerekana ko hari icyo yumva. Yari yarangije gusubira kuzima aho yahoze imbere. Yireberaga abamarayika buri ruhande rw'ukuboko kwe. Ntaho yari agifitanye isano n'iby'isi. Yari yahindutse nk'umupfu. Ise na nyina na Wilbert batangira bushya kongera kumuririra imbere ya muganga. Buri wese wabonaga yumvaga abababariye. Ijwi riti sinemera na gato ko yigeze kumwenyura. Isabella azakomeza kumera atya igihe kirekire cyane atarasubirana ubwenge bwe. Sinigitangaza ashobora kumara umwaka wose. Mbagira inama mwamureka agakomeza kuruhuka, kuko ibyo dukomeza kumukoresha bituma arushaho gutakaza igihe cyo kugarura ubwenge. Ubwo muganga yabibabwiriraga hamwe bose uko bari batatu bamutumbiriye, byerekana ko bamaze kwiheba. Nta wajyaga kwemera ko umunsi umwe Isabella yakira akaba Isabella wa kera bari bamenyereye kubana nawe. Bati byanze bikunze nzamubona. Wilbert ni ngombwa abo umugabo wanjye. Ijwi riti byanze bikunze nzamubona. Wilbert ni ngombwa ngo abo umugabo wanjye. Ndamukunda cyane, sinakwemera ko arongora undi utari njye. Ni ibidashoboka rwose. Nzakoresha icyo nshoboye ku buryo bwanjye, ariko mbone Wilbert abaye wanjye. Isabella we maze kumwica birashize. Sinshidikanya ko uwo atazakira. Urupfu rwe nibyo byishimo byanjye, kuko bizanyorohereza no kwihutisha Wilbert kugira ngo andongore ntawe untambamiye. Ibyo Imelda yabyifuzaga yicaye iwabo mu rugo nyuma y'iminsi 3 Isabella amaze gukomerekera mu mpanuka yabaye. Imelda ntiyagiriraga impuhwe abandi. Yagiraga umutima wa kinyamaswa utita ku buzima bw'abandi nkawe. Nawe ubwe yabyibonagamo akayoberwa aho abikomora. Urebye nk'ababyeyi be bo bari abantu bashyikirana n'abandi. Nta na rimwe yigeze abwirwa ukuri ise wamubyaye. Iminsi yose yari azi ko Ambasaderi Chengula ari we se w'amaraso ye, mu buryo bitari ukuri. Umutima mubi utagira impuhwe awukomora muri Kenya, aho se w'ukuri w'amaraso ye akomoka. Mu gihe isi yose yababajwe n'impanuka
y'indakemwa mu bwiza ku isi, Imelda we yishimiye icyo yakoze kugira ngo impanuka ibe no gutunganiriza ibihembo ibyihebe by'abishi bamukoreye ako kazi, ndetse abongereraho 50% y'ibihembo bari bashyize mu masezerano yabo. Ibyo byari ishimwe rinini ry'akazi barangije gukora ntawe ubimenye wundi wo hanze. Iyo mpanuka bayibonaga nk'izisanzwe. Shoferi wa kamyo yarafashwe arafungwa mu gihe bagikomeje gusuzuma ibyateye iyo mpanuka. Icyo umukuru wabo bishi yakoze, yakase feri zose z'iyo kamyo kugira ngo bigaragare ko mu gihe cyo gufunga feri zanyereye kananirwa guhagarara, bigatuma yarahitanye imodoka yarimo Miss World. Ibyo bimenyetso byari bihagije rwose kugabanya uburemere bw'icyaha cy'uwagonze. Nyuma y'ibyumweru 3 shoferi yararekuwe n'ubutabera nyuma yo gutanga amande y'amadolari 150 bitewe n'umwete muke yagize wo kudakoresha imodoka ye ibikenewe hakiri kare ataratangira urugendo. Igihugu cya Slovenia cyapfushije indakemwa yacyo mu bwiza cyateye amahane ku birebana n'igihano cyatanzwe, ariko kubera ko ifaranga ari ryo rikora nta cyahindutse. Ntibyajyaga gushoboka gukemuka Imelda kuba yarapanze iyo mpanuka. Yakomeje kwidagadura nk'umuziranenge, ndetse akaba n'umwe mu bantu bari bababajwe n'ibyago byagwiririye Isabella. Buri munsi yajyaga mu bitaro gusura Isabella n'ababyeyi be, na Wilbert yatanze ikibafasha nk'umutanzaniya mwene wabo, ndetse byongeye akaba n'umwe mu biganye na Isabella by'umwihariko hamwe na Wilbert mu ishuri rimwe. Buri munsi yabagemuriraga ibyo gufungura, ndetse agaha na Wilbert amafaranga yo gukoresha mu byo azaba akeneye kugura buri munsi, birimo no kurihirira icyumba yabagamo muri hoteli. Yabonekaga ko ari mwiza kandi abari hafi na hafi mu makuba bagize. Byageze aho basanga bamwemera nk'inshuti itaguranwa, kandi ari ntawamukekaho ubugizi bwa nabi ku buryo bwose. Ijwi ritubuko ko uratekereza ko iyi mpanuka yatewe n'icy'Imana yapanze? Wilbert yabazaga Imelda bari hanze y'icyumba yari aryamyemo Isabella. Ijwi riti ntubihakane, iyi ni impanuka isanzwe rwose. Ntiwumvise nuko kamyo yacitse feri? Cyangwa se wowe urabitekerezaho ute? Bamugonze? Ninde wagonga Isabella muri Sydney? Bamukurikiranaho ikihe kintu yaba afite se? Undi ati siyo mpamvu, ariko Imelda yakoze ibishoboka byose kugira ngo icyo ashaka kigereho. Yamaze gupanga kuzarongorwa na Wilbert, nta nzitizi zindi zigaragara zabihagarika. Bimwe mu byo yagezeho ni ukwicisha Isabella. Yari yamaze kubyizera 100% ko Isabella agomba gupfa, nubwo akiri mu mpatanwa z'urupfu n'umupfumu mu gitanda. Icyari bukurikireho ni ugupanga bihagije gukurura Wilbert kugeza aho adashobora kwinyagambura mu maboko ye. Buri mugoroba yajyaga kumufata akamujyana kumutembereza aho hose mu mujyi wa Sydney kugira ngo amuhugenze ye kwihugiraho. Wilbert we yibwiraga ko urukundo Imelda yari yaratangiye kumushakaho mbere y'uko we n'ababyeyi be bimukira muri Australia rwibagiranye burundu. Yakomeje kujya agendana na Imelda uko yabishakaga. Hari n'ubwo yamugarukanye muri hoteli mu ma saa sita y'ijoro. Bajyaga mu bitaramo binyuranye aho babyinaga indirimbo hamwe. Icyatangazaga Wilbert bari muri ibyo ni uko Imelda yitaga cyane ku gukina umuziki w'amarangamutima ususurutsa ingingo wonyine, kandi banahoberanye. Imelda yamwimariyemo wese, nta wundi muziki yahagurukiraga uretse uwo wonyine. Ati Wilbert, ndagukunda cyane kandi ndongera kukumenyesha ko atari wowe ubuzima bwanjye butazagera aho bwigeze. Ndakwinginze unyiteho kuko maze kwihangana igihe kinini cyane. Undi ati Imelda, ibyo sinabishobora.
igisubizo nguhaye ni nka cya kindi tukiri muri Tanzania mbere utaraza inaha. Undi ati kuki se? Aramusubiza ati njyewe ndacyari kumwe na Isabella wanjye, sinshobora kumugambanira kuko nkimukunze ndetse ndamukunda cyane. Undi ati ubwo bwose uracyakunze iyo ntumbi? Wilbert atuvuze ngo iki? Urantangaza cyane. Arongera ati urantangaza cyane, uracyakunze uwo mupfu wapfuye kera? Wilbert aho kugira ngo asubize yafashwe n'ikiniga ararira, yigobotora amaboko ya Imelda yari amwiziritse mu nda bakina muzika ayanaga hirya. Yasohotse yiruka nk'uhanzweho yicara hanze ku kibero cy'inzu bakeniragamo, akomeza kurira atagira gihoza. Yari yakomerekejwe n'ayo magambo mu mutima we kuko yari atarava ku izima kwemera ko Isabella umunsi umwe azakira bagakomeza kubana nka kera. Imelda yarasohotse amukurikira aho yari yicaye, amwicara iruhande, abanza kumwinginga amufatishije ukuboko kwe k'ubumoso ku ntugu ngo adakomeza kurira, ariko ntiyabyitayeho. Wilbert yakomeje kurira. Ibitekerezo bye byose byari kuri Isabella. Urwibutso rwa nyuma Isabella akimara gukomereka amusaba kutazamwibagirwa no gukomeza kumubera umwizerwa mu rukundo rwabo kugeza gupfa, byakomeje kumudihagura mu mutwe, bituma akomeza kwanga Imelda birenze urugero, nta nubwo yifuzaga kuba yakongera kumuvugisha. Ibyo Imelda yavuze ngo Isabella ni intumbi byaramushenguye bikabije. Ijwi riti Wilbert mbabarira, ururimi rwanyereye. Wilbert ati ntibishoboka kumva Isabella yitwa intumbi, hanyuma nkwihanganire gute? Undi ati ndagusaba imbabazi. Wilbert ati rahira kutazongera. Imelda ati Wilbert ndakurahiriye sinzongera, sinshaka kukubabaza kuko ngukunda. Aha niho igice cya kabiri cy'inkuru y'urukundo Amarira n'Amaraso kirangiriye.